eme wanditse inkuru cyaba ari ikibazo umunyamakuru afitiye urwango umuhanzi cyaba ari ikibazo yego ariko nkurikije ukuntu yavugaga kuri space urumva nkurikije ibintu yavugaga yego akavuga ngo genge ya ba Brice Lucky warbiye ikintu munenga izi konfuri zizanwa niki ngengana na Brice ibyo twabiganiyeho yego ndavuga nti icyo gihe Semuhungu umunyamategeko wamuburaniraga yego wari ufite dosiye ye yaje gupfa ino case numvise bavugamo SHADDY yego SHADDY bayiza amate SHADDY rero ahantu aziramo uwo musore nyine asabye ko bayamwereka we nubwo ari kuri Snapchat ngo abirebe icyo gihe amaze kubibona nibwo yahamagaye polisi kuko muri icyo kinyamakuru bandika ko ntabwo yabonye ibintu atarazi yavuze ati se ibi byabaye ryari noneho niko kuyibona ahubwo ngira ngo na SHADDY ni hazira kuko bavuga yuko SHADDY niwe wafashe ayo mashusho nyine ayashyira hanze kuri Snapchat cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ze ahubwo numbaza ikibazo wenda arafitanye na Semuhungu kugira ngo abikore ariko hari amakuru yandi avuga ko basuhuje yemwe mbaye nikaze mwe tubana umunsi ku wundi mwese mukunda makanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5 kuri 5 ngewe nitwa Romeo Janvier kumna JALAS kuri JALAS official TV JALAS umeze fresh meze neza amakuru ni meza ndashima igitare urasa neza wa nawe kabisa ndabona faranga yarakuyobotse amafaranga ariko kugaragaraho oya ntago ari make n'ubundi siko turi bamwe abantu bafite amafaranga uragusanga nyirinza yese ambwira turongeraho vene niba kurikira ibiganiro ukivamo hari ibintu dukora ubundi bikaduhemukira ubushize ngo navuze ko ntari monetize ngo bici igikuba oya ariko n'ubu narapurayinze ubu narapurayinze hari umusore umwe wa 2019 gutyo ndumva nibwo filime yabo yari isohotse arangije duhura n'uturimo turasangira agafanta k'abapapa atubwira ukuntu ngo YouTube imaze igihe bandikira ngo basaba ko bamunetse ya channel yabo ngo ariko bo babyanze bo batabishaka ahubwo uyu muvandimwe isa w'amavuta gusetse ngari gufasha Imana yaravuze ngo nikimenye ngo ibigano ndi gukora gusa ndi kubimonetiza nge narigaraguye umwukura hera ni atari kwere naravuze kabisa iyi mihanda ibigoyi izatwibuka anyway nizeye kumeze neza gusa Samblag gusa neza kabisa urasa neza wa mugabo wigeze kuguserereza ndabona muhuye none atakongera kuvuga undi avuze ngo nsa nka munsi hano shamutifu yarampemukiye ako kinitonda koko byo babagenza jarasi nitonda rati ndavuga wa undi duhuriyeho nawe nuzi ukura serereza ngo kubera ngo niba ari ngo ingaruka z'amateka ngo yahe umugisha ayahe aha ngo y'ubukene ubukene se katari ingeso meze fresh ku JALAS official aywana kuri JALAS official turaho ndizera neza ko no kuri DC Rwanda mumeze neza DC TV tumeze neza cyane cyo nabonye usura AMAJWI Black Shanira story yarambabaje byatari men ese yarozwe no muri showbiz yarozwe no muri showbiz yambwiye ko ari abantu none bari kumwe muri izo conditions z'igitaramo urumva nabo muri game hazamo n'umutipe bitavuzweho rimwe ramujama hari umuntu yariye hako mwazangize nanjye nkazajya ntegura operation mwagiye mu makanya nanjye nkabakubita ama operation uramutipe mufite operation uramujama ngutegura ibitaramo wavuzweho kabisa Reggie Banks ramutipe kabisa yangije uramupeti namutwigeze gukora ikiganiro kuri gusotera no 2019 ndumva afite 2020 mu ntangiro sinibuka neza sibwo yari yarafashe bagasojera ni uwo mwana n'ubundi afite n'umugore wo muri Canada mu managing nariko ibyabaye nagapfuka munwa ariko AMAJWI ameze neza byibura ubwo duheruka rero ameze neza ariko ameze neza nuba nejo twaravuganye ameze neza yarakize
araho arakomeye yego so hari byinshi bimaze iminsi bivugwa ariko cyane cyane ndiherera mu gihugu cy'abaturanyi wanyicaje cy'u Burundi ntago biba ari gusa kugira ngo tuganire mu buryo burambuye ejo ngira gutya mbona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane izabi Burundi bari kunenga performance ya Bruce Melody mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi ari bo banenga Bruce? Yego. Kandi mu by'ukuri njye narebye mbona highlight ya Bruce Melody nta kintu atakoze. Nicaranye na Keremati irani editing bongeyemo ibintu. Ati Bruce Melody atagira food etwa ntiyari kwivana mu gihugu cy'u Burundi. Ngo yego. Oya oya. Ubwo no kuvuga ngo ira video ni bijisi. Eha arya arahari niwe wayifashe bavandi mwanjye nimba arahari ahubwo nanjye komerera narwi ryanjye ririmo oya ngewe nabakukiye ko performance ukotinge wenda kuko nge nanjye hari social media z'Uburundi nasuye nyinshi mbona ziri kwa appreciating performance ya Bruce ubwo rero niba hari nizayinenze kuko ngewe especially narebye account ya hari abakoreye Gitega ya province ya Gitega urumva bakizeho umucyo baravuga ati ntago nta kibazo kiba kuri Bruce Melody uwo mucyo suga washiriye iki yerega byabaye ibintu binini byabaye ibintu binini urumva niba bavuze ngo Bruce Melody igitaramo cye cyahagaritswe ngo cyafunzwe na polisi kandi bikaba byabereye muri Gitega yego abayobozi ba Gitega nabo harabubabaza sibyo Bruce Melody yari umushyitsi wibanze wimena wakira gitaramo urumva yego ntabwo niyoze numva performance yose uko yakabaye ariko ku makuru amwe nahawe nuko bambwiye ngo yarangirije kuri food eto yego akinyuma yakaririmbye ryari karirimbye imbere yaho warakumvise hoya none se oya kuko yagiye adasezeye yarasezeye video se nabonye yisaha imwe n'iminota 9 akinyuma wakumvisemo akinyuma kari muri intro muri ka highlight ariko karimo kari nk'indirimbo nk'editing nk'indirimbo umuntu yashyizemo ntago ari performance kono kose barabwenga agiye kuyibatamo oya pe hetse gatoya inkuru yanditswe n'ikinyamakuru kimwe mu gihugu cy'u Rwanda bivuga ko Bruce Melody yaririmbye indirimbo yaciye mu gihugu cy'u Burundi ibyo ni ibinyoma inkuru yanditswe na igihe yanditswe n'umunyamakuru Nsengiyumva Emi oya no si byo Bruce nawe yavuguruje akandika avuga ati ntago ibi byabayeho Bruce nyirizina yakoze tweet ibivuguruza urumva numvise space yarayibaye iri mu ba Emi Emi yaje arabisobanura arimo n'aba Brian Bruce Melody ntumvise ariko mu byasobanuye nawe ntabwo yagiye ku kibazo nyirizina gihura n'inkuru we yigiriye mu bibazo bisanzwe bihari byuko ngo Melody bibazo ibiki ariko kuvuga ngo umuntu ya performance indirimbo baramuhagarika bitabaye habari makara kuko Melody nanjye ubyo nabonye yavuye stage asiga abacuranzi irimo baracuranga akiva stage ngo polisi yaje kuri stage kuko byo yaraje kuri stage polisi kuri stage bwo yaraje ize gufungura igitaramo oya yari yavuye kuri stage yavuye kuri stage amaze kuririmba food etwa amaje kuri stage asiga abacuranzi irimo baracuranga nk'amasegonda make cyane nibwo polisi yaje kuri stage ihagarika icyo gitaramo kubera ko amasaha rero yozo hagarika show ya Bruce nta muntu uhagaritse show ya Bruce na amasaha reka nkwereke umunsi de Ben aza mu Rwanda kuri East African Party ku itariki ya 1 z'ukwa mbere 2017 na 7 aha na 6 hari indi yajeho ni n'8 muri APC yakuze Bushari azitura muri arena yego icyo gihe urabizi ko hari haririmbye abahanzi benshi de Ben yagiye kuri stage amasaha EAP yahawe yarangiye barabisaba binginga polisi bavuga ati turi ahantu hafunze mutubabarire aririmbe abantu babona ukuntu bari bananiwe yego barigendeye mugani wa Bushari navuze twigendere baragenda
sibagiye Sizwe yaragiye. urumva icyo gihe ntago wavuga ngo igitaramo ngo polisi yaje ifungira igitaramo kuri The Ben kandi amasaha n'ubundi yarenze amasaha asabye yarenze ntago intandara ari The Ben no muri kino cyabaye i Burundi ikintu nabonye Melody asa nkaho yikomye abanditsi inkuru nuko bavuze ko yahagaritswe bitewe no guperforminga indirimbo itemewe i Burundi kuba igitaramo cyafungwa ni ibisanzwe yego cyane kandi byaranabaye yego ariko ntago byabaye kubera iyo mpamvu nayo tuyirebeho sibyo none ahubwo dusigaye twibaza ngo uyu munyamakuru wanditse impamvu itarabaye ese we yaba hari ikindi kiri behind cyabimuteye ibyo nabera kuri iki kintu ubwo dorukana ku itariki gukora ikiganiro nge nawe twicaye hano hari inkuru wari ugiye kuma bavuga ari muri Abanireka urayikata turi muri Aban Hotel hano mu Kiyovu bose wambwiye ko tugana kuri Bruce ho gatoya urambwira uti hari umunyamakuru nzi uri kugigira Bruce uko ashoboye kose kugira ngo agire ibyangiza kuri we ati Bruce muraza zanshake mubwire agira icyo yirinda yaranshatse nyine naramubwiye ubu ngubu wagiye kwirinda biruta haraho bihuriye n'inyandiko yo ku munsi w'ejo yishwe n'umututizi yego sibyo kuba nabwira Bruce ngo anshake mubwire si uko nzi byinshi kumurusha ariko ibyo namenya nanone ntabimubwiye nawe ndi umufatanya cyane kuko ibyo byari biri ku rundi rwego ibyo byari biri ku rundi rwego nabavuze ngo ibi bintu mvuze cyo genda byibuka yego umunyamakuru nyirizina wari bubyumva bimenye ariko na Bruce ashobora kubimenya ashobora kuba ataramenye ko tuganira n'ubise atarabizi twaravuganye twabiganiriyeho nyine tugira aho tugera urumva nawe agira ibyemezo afata ariko icyo ashaka kuvuga kuri Emi yego Emi wanditse inkuru sinzi niba hari urundi rwango yaba afitiye Bruce nk'umunyamakuru cyaba ari ikibazo umunyamakuru afitiye urwango umuhanzi cyaba ari ikibazo yego ariko nkurikije ukuntu yavugaga kuri Space urumva nkurikije ibintu yavugaga yego akavuga ngo genge ya ba Bruce yamukumiriye cyangwa yamukuye mu bantu bayo ubwo ni 7:55 zo mu rukerero iyo genge ngo yamukuye mu bantu bayo ngo kubera ko ari inshuti na The Ben byabyivugiye sibyo uri umunyamakuru hakazamo ingingo ubushuti ku bagenerwa bikorwa yari hatari umugo wangiritse no muri football batubuzaga kwidekara ko dufanereyo cyangwa APR mu gihe dukora amakuru y'imikino kuko ubushuti ni kimwe n'ubunyamwuga ni ikindi uzi ko ibyo bintu mise ntaco no gutana bihuza kwanariza ibyo Emi yavuze yavuze ati nge ndi inshuti ya The Ben gang ya Melody urumva yarankumire ko inshuti ya Ben kandi batumvikana ubwo rero niba harimo ubushuti ijambo ubushuti urumva yego ufite inshuti sibyo jambo yego ugira inshuti agira n'abanzi cyane sibyo icyo bivuga kuba niba afite inshuti z'abahanzi afite n'abanzi batari inshuti yego sibyo ubwo rero niho twasigara dushakira ikibazo nawe kuri ibyo ngibyo yo kuvuga ngo umuntu ushaka kurangiza Bruce twarabiganiriye Melody twarabiganiriye nta n'uwo wenda numva ari uburyo bwiza bwo kongera kubivugamo hano gusa impamvu ngubwira nti uyu muziki urimo byinshi niba umuntu ashobora kwifata akabwira nk'umuntu ati tanga ikirego yego turangize kanaka aho hantu shyiramo akabazo utekereza ko biba ari ubunyamakuru gusa aya
cyangwa harimo n'urundi rwango uyu mwuga wavuyemo usanzwe ubwo urumva no kuvuga ngo n'umuntu n'uvuga n'imbunda iri allowed umuntu yakwemeza umuntu yagenda akavuga ati ndagura gani ariko birangize so rero nuko ino case uyimbajije ntabwo nari ko tubivugeho cyane kubera ko tuvugana twari twavuze ko tuvuga kuri la scene ya Semuhungu cyane kandi nabashije kumenya amakuru gusa kuri ibi bya Brice ngewe bimwe mu byo nabashije kubona yego ubwo wenda haba hari kubaho nk'imbaraga ziri gupezanya kuko uruhande rumwe ruravuga ko igitaramo cya Brice cyagenze neza urundi rukavuga ko hajemo ibibazo kidobya yego kidobya iravugwa n'umuntu wari mu Rwanda wari uri kuri tele akavuga ko yagenze neza turemera nde twakwemera wari uri kuri tele nkanjye kandi nabyo sinabyemera nabisesengura ariko buriya video y'isaha ari iminota 9 kandi yari live ubona ibishye show yari ibishye byagorana ko melody yabihiriza abantu ariko byagorana ko melody yakora performance nziza nk'iyakozwe na bari abahungu b'i Burundi ba Daboje n'aba Kiriku akira Kiriku muto Kiriku wakubitiye iwabo Satibisi yakubise noneho bamwe bakanabihuza ese ko ragwaye urugero nkakubwira nti busharira tuyeyo twigendere niwe twari twaje kureba none twigendere yego none urumva so rero ibyo bibaho nibyo navuze performance ije ryari ije abantu bageze he bananiwe pe sibyo saa 8 ubwo ndumva byari saa 8 ko bafunze igitaramo saa 9 n'iminota nimba ari 2 hafi saa 8 nibwo urwo rugero ndatanze ngendeye kuri ibyo hari ubwo umuhanzi aza ku rubyiniro agatanga byose ariko ari kubihandi uri mu yihe umuntu ari tayari ari mu yihe situation urumva ntabwo rero aha ngaha na teramabuye Brice Ramani wambazaga bamwohereje ubundi cyangwa niwo umuroga wa mugani ni ubujyana niba umurya w'imikoro urumva ahubwo hari ikintu kindi ngewe ntemera Raki yego Nzeyimana arajya kubureminga ikinyamakuru nk'igihe cyafashe umwanya kirandika cyangwa igihe gifite abanyamakuru gifite umunyamakuru wanditse uri specifiye mu myidagaduro hariya kandi inkuru y'umunyamakuru ni y'umunyamakuru inkuru y'umunyamakuru nagari gitangazamakuru umunyamakuru ashaka kugishyira mu kibazo ariko ni wa murongo umwe n'ubundi lakini wa muntu koma amashyi aho bigenze gutyo kaci JALAS wogoshe neza nanjye nayabonye kaci kandi mu by'ukuri umusatsi usokoje n'ubukaraze ariko byabimeze neza urabimbwiye wowe n'urugero we kandi unakaba yabona ari byo ariko kaci kuko ari kumwe na gengo bamanukanye reba imagine bamugani ibyo no bavugaga ejo yarapostinze ngo abantu 50 baje kwakira Bruce Melody show ya Bruce Melody mu Gitega ni yakaci nyine krema nakoresheje ngo yego mwidishye oya show yari ibyo bimeze 50 bubuntu oya ibyo bimeze nkuko ko wavuga ngo nakoze show ngira Rubavu nkora indi ngoma nkora indi Kigali ari za Primus uzenguruka bakwishyuye 50 nuko nyine kubuminga nk'igihe ntago bye byantungura hari uwashaka kwereka image ko akaba yaponda cyane kugira ngo ubwidishye nyine bijye bigenda nta muntu uruta nta munyamakuru utigitangaza amakuru Kemba mbona abantu bose be ngo ntari birye yewe nta kibazo ajya agira niyo mpamvu nyine ahantu babona niba umuntu runaka iyi game wayiwaka gutyo ariko byaramukoreye uri umugahuha byaramukoreye imyaka amaze gushuna se hari ahantu yari asitara hera hasitaye nyine baramukebura niwe wiyubaka yariyubaka cyane akubundi ariko rutabaranyanga abagara kugira kose rutabaranyanga kugira wirize
akugira wirize washima birarutara washima akabya ngo twashima n'ibidashimwe nko mu dushobora kumva indirimbo nawe ukumva ko ari mbi pe njye muri iki kiganiro akantu muzi yo nuko nzi ko abantu bose bari aba bro bose ni ba bro ni ba bro be kabisa bose hayaga n'umuryoko ni umusaza ni haji kabisa ni umuryoko akabi cyo ni kosa kubreminga igihe igitangazamakuru ntago igitangazamakuru reka yo nkuru yanditswe na kumwe ngo yanditswe na Lucky Warby ikintu munenga urumva gufata ikinyamakuru nka igihe ukagikubiramo ikibazo cy'umuntu ni ikibazo gikomeye cyane yego kandi ni ikintu cyerekana ko hashobora kuba ari conflict ziri behind izi conflict zizanwa n'iki ngiye nganira na Brice ibyo twabiganiyeho yego ndavuga nti niba ubizi neza uribuka ko hari igihe cyabayeho abanyamakuru bitwa ko bahedinze game yego ibintu biricurika abahanzi babona amafaranga batangira gukoresha abanyamakuru ariyo abayemo twatuzo haza ikitwa utuzu twabayeho kuri periode ya bakamishi ba Paxson ba Austin buri muntu akaba afite abantu be ariko utavuga yanze se imwe irifite aho yabarizwaga yego njye namwe wari ugiye yo ni inzu reka y'umuziki we yanze uko ari ifite inzu nayo barabihoreye bararekuye urumva iyo kundi niho havuzwe ba Sudi yego urumva icyo gihe ibyo byavuyeho bimaze kuvaho haza periode noneho ya genge buri muntu na genge yego urumva ariho hantu twavugiye ko Emmy kuri space yivugiye ko yavanwe muri gengo ya Melody kubera ko ngari inshuti ya Ben kandi Ben tukaba tuzi ko yabanaga n'umutoza w'abakinnyi noneho bikaza kugenda nabi yego akifatira ariko reka nkubwire bro reka nkubwire sibyo simenya ko ibintu Brice azaza akabivugaho sibyo nkurikije ku makuru make mfite schedule ishobora kuba iri bize cyane yego cyane bigoye ko tuzamubona muri interview vuba afite show afite schedule iri bize cyane yewe mu biganiro bike twagiranye numvise ko ashobora kuba ari bize natungurwa bikomeye cyangwa byaba bibabaje Emmy wa igihe ari we s'il vous plaît wahinduka umuntu wo kurwanya Brice kubera amakuru bazinzi uzi kujya ku gihe kwa Emmy ava ku Nyarwanda uzi umuntu wabigizemo uruhare ngenzi ko ari Sabi sawa yana Sabi bo aho bicaye babiziranye na kontara y'amafaranga nyakubwire se hagati aho nyine ntago ari gutya se ni satabayo nayo nyine ariko yanamuhambaga umuntu wari komanza akavuga ati ariko kanaka yakwandika neza nano byari bigoye kumenera ni umuhanzi birashoboka hano noneho wenda bakababaza wari umukuru chief editor mukuru ati se uyu muntu aho kumubona ubona ari mu muryo icyo ni kimwe cyo birashoboka cyane byaba rero ari igitangaza n'amabara ibyagutungura se abo mwama haya amata se naguze uko byagenze umuntu yagutungura dara oya umuntu nikimwihishemo uzi ko ngiye ibi bintu binkonfirimiye kimwe abantu bajya bavuga ko ngo namatiku JALAS hamwe bavuga ngo buri gengo ifite umunyamakuru wayo uzajya gusebya uwo mu yindi gengo uzajya kwicara ku kanu ko mu yindi gengo hakagira n'undi uza kuza gukomera amashyi mu yindi gengo nimba emavuze ati kuko birashoboka yuko Emmy kuba inshuti ya The Ben byo n'ibintu tutarenza amaso
The Ben akaba atacana uwakana za saha zo mu rukerera kandi ariho itaye wacu abarizwa bakavuga bati uyu ngo ashobora kuzavana ibintu hariya akabizana hano ibyo bintu kubibege ko mubyizereramo kandi binabaho bantu baranaroganirwa kavuga ati umuntu ashobora kuzazana ibintu bivanye akabizana ahangaha ni za ntoni aha bigeze kuri iyo level byo byaba ari ibindi uruganda numva rutoroshye hari ikintu ariko ushinja Bruce Melody kuri performance yakoze i Burundi igitega kuri performance ntago namushinja kuko ibyo yakoze sinabishobora ushobora uzi impamvu se impamvu ze gutyo ntago ari uko azasa bikavugwa n'undi waza akamurengaho ahubwo nuko buriya we yatanze imbaraga ze ikintu cyabikosa habaye haragaragaye ko Bruce Melody hari imyitwarire idasanzwe yagize mbere na nyuma y'igitaramo cyangwa mu gitaramo buriya hari umuhanzi yashobora kuza kuri stage yasinze yego icyo gihe aho ngaho uramubureminga turabaza bagiye bagwa mu Bubiligi naye yego urabazi ni Kigali baraguye kandi ko mu Bubiligi ko ndakibuka hari n'uwagize gutya yarashe muri metero ayi ndamwibuka araprintinga mu bafana kabisa urumva nk'uwo biba byageze ahandi uribuka Kamisha kina Amaji mushuti wanyu mukina kuri radio ati ntubwo uyu muhungu ndi kumufasha yewe utararansebeje yego yarakoze urabizi aho ngaho umuntu uramuvuga vuti no aho bigeze watangiye guca abana amazi yego aho ni umusanaje agakubita indirimbo zose ikosa ryari kuba iryo irindi ryari ryo kuba iya performinga koko izo ndirimbo zahagaritswe akabikora nkana icyo cyo haswe ngiye kongera nkajya kugenzura koko kwari kuba ari nko gupeza impamvu kandi ngewe impamvu ndi kubwira ko Bruce atakorera ikosa ariko nihehera muyihe show iya hari amashow ko niyo ni Bruce hari aha wacu na muzika yego zimwe zacaga kuri televiziyo ntabwo wabonaga ko hari indirimbo Bruce Melody adaperforminga ntabwo wazibona ntabwo nigeze mbyitaho indirimbo zirimo kwaje ntabwo Bruce yajyaga ziperforminga kandi zitanabujijwe Bruce aperforminga ntiza oya twagira ngo siniya ahubwo si hit kandi ni hit ya dance si mega muri iwacu na muzika usubira inyuma urebe ibitaramo bira prodinze Samoya yajyaga yiririmba si hit ya corona none ajya nibwo ari bufunga umutwe akajya i Burundi n'ibintu byamubayeho nena rabete umuhungu yararakaye araganiriye Bruce yaganiye tuvuga kuri ibyo bintu byo gufungwa mu minsi ishize nagira ikiganiro na Jean Paul aravuga ati Bruce ati bira ni prank tindi yafunzwe nyuma ya Jean Paul agiye i Burundi nawe baramufunga Bruce arabwira ati umugabo mugaseka imbohe tibwacyo bakamuboha prank yo gufungwa yiryo mu pranking ati rero nakinye prank ati umuhungu wawe yakinnye iki umuntu ashobora kwiyishingira anyway urumva igihe hari cyo nta nubwo ngiye mba muri 155 nicyo cyiza bora ndagize imana mba muri no game ntafite genge nagize gutya ari ukuntu buri bantu bagiye baza muri bino bintu nge naje hariho era cyane y'abaraperi hano abaraperi ntibinginga yego mukorana nyine ibihari urabiragoye ko wavuga ngo Bulldog ngafite ngo abantu ngo bamukorera ibi ngo kwaje akareka ahubwo ratabanzi nabanzi aho wabacikira urumva watabanzi baba ari abanzi urumva biragoye ko wabona umuntu nka Fireman gafite genge abantu ngo bamuryamyeho kubura genge ko byamugizeho ingaruka alubumu igahera mu kirere afite genge buriya alubumu niba yarasohotse hari indirimbo ya Negja iririmbamo yandi hano ruguru hano hepfo hari indirimbo Negja iririmbamo ntabwo uyibuka
album hano hepfo ntabwo uyibuka imwe irizakorwa urabyize ibyo bintu hashize biza ngo 3 izakorwa igice kuri Netflix ntizagurishirizwa nzayigura niba iriho nicaho si 5 Coach Gael ni wa undi ninde wundi uhe ni Petit Frere Kenny album ngemereye Fireman muyiduhe nzayigura 5 nzabitanga ibintu byo kwemera umuryo w'umusirikare narawuguze ibintu byo gutanga inka mu bukwe ntizitahe oya oya basi nakore 2 oya niba ukuntu bajya bavuga ati ndaguhetaje kahitagira gutya kakugondagondera kamabata 2 umwe ariko kakaba gahari nakagondagonde tukabone oya gusa nyine cyo nashatse kuvuga nose okay Riderman nubwo yabaye mu nshuti z'ikirere urumva nubwo yabaye mu nshuti z'ikirere umuntu nk'umuntu ugira udukundi oya urumva Riderman umwe mu bantu bari uravuze ngo kutagira genge byatumye album idasohoka nibuka akavasi ka Negji muri Parire yego unatayoboka gakunda album ye ntizajya hanze byaragoranye nawe kutayoboka gakunda ibyamukoze byaravugoye cyane gusa mpamya ko umunyamakuru n'umuhanzi kuba bagirana ibibazo byinjiye bigeze kuri level yo kuba ngo barangana hari umwe watakaje ubunyamwuga cyane cyangwa se bombi cyangwa cyane navuye mu munyamakuru nk'umuhanzi ashobora kwikundishaho mu nyunguzi mukaba inshuti kwavuga ati arinjira muri studio umuntu wa mbere ari butekereze ninjye nyine urumva ikindi abanyamakuru bari gushyiramo imbaraga z'umurengera bibuke ko burya si buno burya si buno naba bandi 2011 iyo kana katakanaga play waratahaga yari bigoye mwana ariko ubu ngubu internet umuhanzi ashobora kwishyura amafaranga indirimbo ye igakorerwa promo online yego nta muntu numwe yahaye sibyo bigakorwa online yaba ari amarobo ari kubikora yaba ari inde iyo recommendation nta ruhare ubigiramo yego so rero nyine habeho guhuza abahanzi nabo nyine yego ndabyemera ko ni igihe cyabo niko navuga uko buriya nabo baravunitse abahanzi bagize haso zirenze byatari so bageze igihe cyo gusarura byavuye mu mvune zabo sibyo yego bageze igihe cyo gusarura so ni ibyo ngibyo nta beef hagati y'umuhanzi n'umusitani bigiye bitandukanye ibintu tubitinzeho kandi rwose nari nzi ko tutabitindaho ariko sinzi nta birenze abahanzi n'abanyamakuru nibakorane ntabwo turumva muri siporo biba gake ntabwo wapfa kumva ni gake kabisa ukuntu mbona muri siporo bakorana ntabwo biri muri showbiz nk'ubu yemi ndi kuvuga ni visi perezida w'abanyamakuru ba showbiz muri forum yabo uramuzi mu kazi mu nshingano rero kayivumbura wari bamuriye ngo bubu yari yashyizemo akago uzatuma nivamo uzaterebuye ku karere uzatuma ibintu byose mbivuga kandi uriya mugabo nabonye yaranyishyizemo kandi nabonye asigaye yibera muri Amerika uriya wari wayariye kuri WhatsApp aba muri Amerika WhatsApp ko yajyaga nyandikira iki ayabwo nta yindi yanjye afite WhatsApp iri muri Amerika okay so hashize igihe hari inkuru iri trend yitabwa muri yombi rya Eric Semuhungu ngiye nayimenyeje ubundi gatoya ndabizi ko wari umwe mu bantu bayizeho byinshi cyane ariko waruciye urarumira ubwo mvuze ntireka ndebe ko nakuvanamo nk'abiri muri make ariko cyane cyane ku bitaravuzwe umwere kwacu no kuvuga ibitaravuzwe n'ubundi kwa Semuhungu byagenze gute
ubusari itaravuzwe kwa Semuhungu ibyinshi byaravuzwe kuko n'ibyavuzwe byinshi numvise ari byo yego nkurikije ukuntu nzi kese gusa kese nyine uko bayisobanura nibyo yego ibintu byabaye muri 2018 2020 biramenyekana 2023 Semuhungu arabihaniwe ahubwo wenda aho hantu hari ibintu byagiye bibamo bitandukanye yego ukuvuga ngo Semuhungu arepinga no mu tipe akamusindisha yego akamusambanya byari 2018 yego kese 2020 bari bwo ijya mu rukiko icyo gihe Semuhungu umunyamategeko wamuburaniraga yego wari ufite dosiye ye yaje gupfa watangiranye na dosiye ya Semuhungu yaje gupfa ikirego bugisubira rudubi noneho Semuhungu we ntiyabyitaho nyine urumva akenshi n'ababizi hano mu Rwanda system uko bigenda abanyamategeko no bihuza n'ikirego yego mu cyitwa SMS yego noneho bakajya bakubwira bati wenda bashyizemo iyi dosiye ubushinjacyaha bwashyizemo ibi nyine bo baba babibona dufite ikirego gishyashya baba babibona yego ibiri kuba Semuhungu no kutabyitaho ejo bundi nibwo yahamagawe muri immigration umunyamahanga ntabwo bigeze baza kumufata yego hari aho numvise bavuga ngo yaranga polisi yaraje ngira mufa oya bamuhamagaye kuri immigration yego ageze kuri immigration baramubwira bati hamagara umuntu wizeye w'inshuti yawe magara ajye mu nzu yawe azafata imodoka yawe wowe ubu wafunzwe yego uri kubyumva ndakumva kugeza aho niho nyine urumva ibintu biri ino kese numvise bavugamo SHADDY yego SHADDY yize amate SHADDY rero ahantu aziramo hari umunyamakuru ubonye nabaye umunyamakuru hari inshuti ya Semuhungu yego urumva nyabona mukoresha kode kuri DC niba ndi buzishobore urumva Semuhungu yamuhaye amashusho umuntu uri kumwereka nyine agatwiko ati namurambitse sha hahiye ayamuhaye barashwana bashwanya amavideo yahereza SHADDY nawe warashwanye na Semuhungu muri icyo gihe warashwanye na Semuhungu icyo gihe umva yarabonye intwaro yo kurangiza Semuhungu SHADDY rero nk'umuntu wemeye kujya dukubita imizigo tutarabona uribuka ko ari watwirese dekate yagize atya abashyize i Rwanda amashusho yageze ku mwana aratungurwa ntago yarabizi ko bamuteye ntago yarabizi ye baba we umwana ati iye tibi ni ibiki nibwo rero hahise haziyemo inzira zo kujya kurega ibyo birarangira nkuko nabikubwiye Semuhungu kwirara ko kuba umunyamategeko we yarapfuye yego byatumye agira ngo ikirego cyararangiye kumbe we yaranakatiwe ibintu byose byaranarangiye ahubwo yakatiwe adahari ni ukuvuga ngo aka kanya Semuhungu ntabwo ari kuri kese yo kuburana icyaha yaragihamijwe ari kujurira igifungo aho yafungirwa urumva hazamo rero kata ni iki cyatumye Semuhungu asaba gufungirwa muri Amerika aho kuba mu Rwanda ese Semuhungu zituma afungirwa muri Amerika aho rero ni naho kugeza ubu ngubu byatumye kese ikomeza kuba ipendinze Semuhungu yaravuze ngo yego ntabwo yafungirwa mu Rwanda kubera stati ye ngo yagirirwa itotezwa bitewe n'uwari we
urukiko ruti Semuhungu ko 2018 wagiye mu Rwanda yego ukarya show ukikaraga ugahindukira amahoro uraza kutotezwa gute ati umwana nakoreye icyaha ni umwana wo mu bakomeye bazampemukira yavuga ko ari abasirikare yego urukiko ruti tubwire ukeka ko azakugirira nabi Semuhungu aramubura tubwire basi umuntu umwe wo muri uno muryango uzi tugushinganisha aramubura Semuhungu aramubura ariko umunyamategeko we agakomeza gutsimbara aravuga ati byibuze ajye South Africa nk'ahantu yahagurukiye kandi South Africa si mu gihugu cye pasiporo ye yahagurukiye South Africa ni nawe yahuriye na wa musheri we wa muzungu wapfuye yego ura muzungu niho yari amaze iminsi aba yego barahurira barakundana basubira USA so rero uravuga uti ibitaravuzwe sinzi niba byaravuzwe cyangwa bitaravuzwe ariko kugeza amakuru mfite nayo ngayo wenda kugira ngo nanjye ibintu mbimenye byinshi yego niyambaje umushuti wanjye uriyo uri kuri tere urumva naramenye amakuru umenya ibyo byose menya izo kata z'ukuntu abantu baherekanyeje amavideo akajya hanze Semuhungu akaraburiza hakaba harimo icyo kibazo cy'uko yatanze excuse ivuga ko ataza mu Rwanda bitewe n'uwari we no kuba yatotezwa n'umuryango yakoreye icyaha victime urimo victime ibyo nibyo narinzi so uri ku munyamakuru twakoranaga Sunday night isi yakamuremba yego wigeze no gukora kuri VOA ndamuzi umwanga cyane akoraga imikino akora imyidagaduro mutaripfana sha isi yakamuremba kabisa El Haji ndamusuye Muremba naramubajije ndabimubwira ntabwo yamubajije nk'ibintu by'amanyanga ngo mubwire wenda ngo ndaza kubikina mu ibanga ahubwo namubajije ubundi nabanje mubaza ese ubundi bigenda gute kugira ngo immigration iguhamagaze igute muri yombi urumva numvaga bitabaho yego numvaga wenda kuri ribu baguhamagaye ntutahe wabyumva hose wagiye Kacyiru ntutahe arabinsobanurira ntabwo ndi bukire byinshi JALAS irasi JALAS urumva irasubiza JALAS nibyo ariko baje kubasuhuza kandi mbifuriza ko amahoro y'Imana yakomeza kubana namwe nk'uko ubimbajije ndabisobanura mu buryo nka bubiri cyangwa se butatu noneho ubwo urabuhuza na kese yawe wenda ukurikije n'iyo kese uri gukurikirana iyo ariyo immigration hano muri Amerika ifite uburenganzira bwo kuguhamagaza kuko immigration igira nuza yayo igira urukiko rwayo muri iki gihugu kibamo abimukira benshi so ubusanga rero amakesi amwe n'amwe amenshi abaraya immigration ko immigration ikurikirana abimukira ni ibiro nyine by'abinjira n'abasohoka mu gihugu so ibifite akazi kenshi cyane ni nayo mpamvu uzumva umuntu akubwiye ati ngende muri Amerika ariko maze imyaka 7 imyaka 10 dosiye ye iba muri immigration ariko ataraburana ni ukuvuga ko hari urukiko rubikurikirana cyangwa se hari urukiko rubakurikirana ruba muri immigration ataraburana akakubwira ati maze icyo gihe cyose ariko sindaburana ni ukubera iki ni ukubera cases ziba ari nyinshi cyane ku buryo badahita babikurikirana ako kanya bakiriye dosiye yawe noneho ugasanga wenda baguhaye indi tariki kwanza nubwo baguha itariki barakubwira ngo tuzakubwira noneho ahangaha ntabwo ndi buhatinde ahubwo nashaka kumvisha ko uburyo Semuhungu yafashwemo burazwi
si nawe wenyine ufashwe gutyo. yego urumva icyo ni kimwe. Icyo nashaka kumvisha rero gikomeye, namubajije iki kibazo nakimubajije gutya tereke ese mure mulemba ishyaka mulemba kabisa wa mugabo we wabagaye nagira ngo none nkubaze kuri ibi bintu bya Semuhungu. Sinzi niba warabonye kese ari kiri gucicikana kandi nzi ko umuzi aho leta zimwe ajya simuba muri leta zimwe cyane ba debeni ni bandi muri leta zimwe. Semuhungu ko ibintu bye mbona byajemo kuvuga ngo azagarurwa mu Rwanda, nyine nabonye byarabaye ibintu binini cyane. Nyine nta kintu biziho, nta makuru wandusha ko muri Sunday night wabaga umena imiceri wa mugabo we. uko atsubiza yaransubije. Semuhungu Eric ntabwo turi muri states zimwe, kuko we atuye muri state ya Nevada mu mujyi wa Las Vegas. ntabwo tuba muri state zimwe. Ariko amakuru wenda mfite angeraho ku byerekeranye na kesi ye, nuko ubundi mu bisanzwe kesi ya Eric yasaga nkaho nyine, kuko icyaha nabonye bamukurikiranyeho cyari icyaha nyine cya sex assault ndetse no kuzidisibutinga cyangwa se gutanga amashusho y'icyo gikorwa, kuko ibyo ni ibyaha yakoze bibiri bivuga ko byabaye mu 2018. urebye biri no ku binyamakuru byasohotse bya Las Vegas Vivi Journal, ushobora kubibonaho. urumva nyine icyabaye mu 2018, 2019 gutyo, ngira ngo nibwo birakomeza, ngira ngo mu 2020 aribwo yaje gutabwa muri yombi. aribwo urebye polisi nyine hari ukuntu bigenda bivugaho, ariko icyo gihe byavugaga cyane nuko ngo amashusho yafashwe, amashusho amaze gufatwa, kuko icyaha kugira ngo kibe icyaha uwakorewe icyaha niwe wahamagaye polisi ubwe, ariko nawe yahamagaye polisi nyuma yaho ahamagawe n'abashuti, agahamagarwa n'abantu batandukanye bamubwira ngo hari amashusho yawe turi kubona kuri Snapchat yagiye ahantu hose. noneho yajya kureba ayo yabasaba kuyamwohereza ayo mashusho avuga yuko yanageze no mu muryango we, kubera ko ibintu byagiye kuri WhatsApp, kuri Snapchat, kuri hehe, ngira ngo byageze ahantu hose. ayo mashusho ngira ngo akimara kugera aho hanze nyine, uwo musore nyine asabye ko bayamwereka, wenda nubwo ari kuri Snapchat ngo abirebe. icyo gihe amaze kubibona nibwo yahamagaye polisi, kuko muri icyo kinyamakuru bandika ko ntabwo yabonye ibintu atarazi, yavuze ati se ibi byabaye ryari? noneho niko kubibona. ahubwo ngira ngo na SHADDY ntihazira, kuko bavuga yuko SHADDY niwe wafashe ayo mashusho nyine ayashyira hanze kuri Snapchat cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ze. ahubwo numbaza ikibazo wenda yarafitanye na Semuhungu kugira ngo abikore, ariko hari amakuru yandi avuga ko Semuhungu urumva ntabwo ari we wifatiye, wenda ntabwo yaba afitanye ikibazo na SHADDY ngo yifatire ayo mashusho ayahe SHADDY. byanze kandi SHADDY na Semuhungu ntaho bahuriye. byanze bikunze rero hari umuntu ushobora kuba urimo hagati, Semuhungu ubwe wenda yizeye akamuha ayo mashusho, no uwo muntu akaba yafata ayo mashusho akayaha SHADDY. so wenda ibyo ngibyo bifite ukundi byazakurikiranwa,
ariko ngira ngo ubundi kesi yari iyo ngiyo, ariko Semungu yaje kurekurwa nyuma yaho yagiye araburana ararekurwa. Bongeye kumuta muri yombi ngira ngo ni hashize nk'amezi 3, kuko niyo urebye poste ze za Instagram aheruka ku itariki 3 z'ukwezi kwa 5. So urebye rero hashize nk'amezi 3 cyangwa se 2 yongeye gutabwa muri yombi, ariko noneho abamutaye muri yombi ntabwo ari urwego, ntabwo ari polisi. Urumva mbere yari polisi imuburanya kuri ibyo byaha bibiri, icya video ndetse no gukoresha umuntu, ibyo ngibyo nyine ibyo ngibyo nyine bavuga ko yamusambanyije cyangwa se yakoze ibyo yakoze amaze guha umuntu ibiyobyabwenge yasinze, nta bwenge afite, noneho agafata na video, kuko ni ibyaha bibiri. So uyu yari polisi muri icyo gihe yari imufite, ubwo yaraburanye avamo. Hari igihe rero umuntu ashobora kuvamo akagira ngo burya kesi ye yarangiye kandi abandi bantu bagifite ibindi bintu bakurikirana. So ubwo rero nkeka ko wenda ashobora kuba harabayeho kutamenya ko kesi ya Semuhungu yapfundikiwe, ariko ubu ngubu ntabwo akiri muri polisi. Ubu noneho abamufashe ahari ni muri immigration. So muri immigration rero ntabwo bajya kukuburanya niba wemera icyaha ko wafashe umuntu cyangwa se ko wigeze gukora icyaha runaka, ntabwo ari byo bajya kukuburanya, kuko icyaha byo kiranamuhama kuko ibimenyetso bihari. So ngira ngo aho niho harimo ikibazo, ni ukuvuga ngo muri immigration yo iza ikuburanisha kuba ugomba kuba deported, noneho ukaburana wenda ugaragaza ko udashaka kuba deported, udashaka ko bagusubiza iwanyu, cyangwa se mbese igihano cyawe uburyo uri bugikore. So aho ngira ngo niho amakuru aherereye. Ngira ngo amakuru meruka hari habaye yaraburanye mu minsi ishize, ngira ngo iyo uburana aburanira kuri video, kandi umucamanza ntabwo ahita afata umwanzuro ako kanya, ahubwo bagomba kurindira bakazabohereza imyanzuro, bakayohereza, bashobora kuyohereza muri mail cyangwa se bakamumenyesha kuri email, byose birashoboka, cyangwa se bakazamuhamagara akaza agasomerwa. Ariko ubu ngubu nyine yari ari kuburana kuri deportation, kuba yasubira nyine cyangwa se bamusubiza mu Rwanda aho akomoka. Amakuru meruka ni uko kuri ibyo ngibyo ubu ngubu barimo nyine arafunzwe na immigration department ya Amerika. Agomba noneho kurindira ko niba agomba koherezwa, ariko amakuru yari ahari ni uko we asaba yuko batamwohereza i Kigali mu Rwanda, ahubwo wenda bamufungira cyangwa se bamufungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza igihe wenda igihano cye kirangiye, kuko aburana asaba imbabazi ko yemera icyaha. Wenda bamubabarire bamufungire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntibamwohereze i Kigali. Ibyo rero ngira ngo nibyo bazatangaho umwanzuro bamaze gusuzuma wenda impande zombi. Umucamanza nibyo azafataho umwanzuro, ariko niko biri. Ngira ngo ku byerekeranye wenda no kuba yakorezwa mu Rwanda nibyo biri guhabwa amahirwe menshi, kubera yuko yari ataraba umwenegihugu. Icyo ni icya mbere, kandi icyaha ni ukuvuga ngo buryo bashobora kugufunga ibyangombwa byawe bikaba expired, bashobora kugufunga ibyangombwa byawe bikarangira uri muri gereza. None se bamenya gute? Kandi buryo ari igihugu gishobora kugusaba, kuko bavuga ati hari umuntu wacu ufungiye aho ngaho. So kereka haramutse hari impamvu imwe itanzwe yerekana ko Semuhungu adashobora kugaruka mu Rwanda. Wenda hari amakuru avuga yuko we yari ari kugaragaza yuko bareba kuri biriya bijyanye n'abageyi, bakavuga yuko wenda niba mu Rwanda batabemera cyangwa se iki, akaba wenda ariyo mpamvu atagaruka mu Rwanda. Ariko ngira ngo mu Rwanda nta tegeko na rimwe rihari
ribuza cyangwa se ribemera ntaryo. So ni nko kurya imbwa nyine. Iyo umuntu ariye imbwa mu Rwanda baramufunga kuri polisi, ariko mu by'ukuri nta tegeko rihari rivuga ngo nta muntu wemerewe kurya imbwa, ariko bagufashe wariye imbwa cyangwa se uyigaburira abantu ngira ngo bakugera kuri polisi, ariko ubundi nta tegeko wenda rihari waza kumbwira uze kureba mu gitabo cy'amategeko. Ariko ngira ngo no kubyerekeranye n'abageyi, ngira ngo abaryamana bahuje ibitsina kuko Semungu arabyemera ko ari umugeyi, so impungenge rero yatanga wenda zikaba zarebwaho, ariko ngira ngo mu Rwanda iryo tegeko ntaryo, ko ritemera mwene abo bantu, nta rihari ribemera nta n'irihari ribahakana. So izindi mpungenge zari zo kuvuga ngo kubera ko iyo video yageze ku bafamiliye b'uwo musore wakorewe icyo cyaha, wenda abo bafamiliye bashobora kuza kumugirira nabi cyangwa se bakaba bazanamumerera nabi cyangwa se bakamuhohotera. Ngira ngo ibyo nabyo nyine ni urukiko rugomba kubirebaho koko, rukabisuzuma niba azafite umutekano we uhagije mu gihe cyose azaba asubijwe mu gihugu cyamubye. Ngira ngo ni aho ngaho wenda ayo niyo makuru mfite, wenda ubwo ni ukurindira nyine icyo immigration department cyane cyane wenda muri iyo ntuza yabo icyo umucamanza azatangaza. Ariko gusubiza abantu mu Rwanda byo ntabwo ari ibintu bishya, cyangwa se gusubiza abantu mu bihugu byabo hano muri Amerika ntabwo ari ibintu bishya. Iyo ufatiwe mu cyaha runaka, niyo waba ufite burya n'ubwenegihugu, nibyo nakubwiraga, nubwo waba ufite ubwenegihugu, hari icyaha ushobora gukora cyangwa ushobora gufatirwamo bakaba bagusubiza, bakaba bakwaka pasiporo, kuko niyo bagiye kuguha ubwenegihugu bakwereka yuko bagutije. So ubwo rero urumva rero hari icyaha ushobora gukora n'ubundi bakakwaka ubwenegihugu bwabo, bagasigana pasiporo yabo bakagusubiza mu gihugu wajemo bitewe n'uburemere bw'icyaha wakoze. Urumva rero noneho kuba rero udafite noneho iyo pasiporo byo ni ibindi bindi, urumva ko ntabwo noneho baba bakubara n'umunyamerika. So uba ufite amahirwe menshi mu gihe wisanze mu byaha bibangamira sosiyete nk'ibyo ngibyo kuba wasubizwa, kuko n'ubundi niyo udashubijwe, uramutse utanashubijwe mu gihugu cyawe, kugira ngo icyaha nk'icyo kiguhame ubundi bagufunge bagufungure wongere ube muri iki gihugu biragoye. Kuko nko kubona akazi, ujya ahantu gusaba akazi, bagusaba social security yawe, bagusaba ibiki, nimero zikuranga bazishyiramo, bagahita bakubona muri sisiteme bagasanga urimwo umurongo, bakavuga ati uyu muntu ntabwo yemerewe wenda kugera ahantu hari abana cyangwa se kugera ahantu hari abantu benshi, ugasanga akazi ntakubonye kubera ko muri ako kazi wenda hakoramo abagabo, kandi bigaragare ko wafashe umugabo gutyo icyo cyaha nyine cyakugiyeho. So wajya gusaba, mbese ugasanga hari utuzi udashobora kubona. So rero ugasanga none se kuba ahantu, kuko hari kubaho uri homeless, wajya nko kwaka inzu ahantu yo kubamo, kuko bagomba kubireba byose, bagasanga uyu muntu yigeze guhura n'ibi byaha cyangwa se n'ubu buzima, so bakaba bakwima inzu. Ugasanga rero n'ubundi ugiye kubaho ubuzima bubi muri Amerika buruta uko bakwiye kwitahira rwose, ukajya aho uturuka, ukaba wenda wareba ko niba bagufunga cyangwa se niba bakurikira hanze ukareba ko wakongera ukiyubaka. Ndumva ari ibyo navuga kuri kesi ya Semuhungu Eric. Ubwo ibyo nibyo wenda navuga ko nzi, ubwo ibindi no kurindira nyine igihe uwo mwanzuro uzaba wasohotse, cyangwa se igihe umucamanza kuri immigration azafata icyemezo. Urakoze JALAS, kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ahangaha harimo deta ya kesi. Nyango wabyumvise? Yego. Wabyiyumviye? Mungu gatorohewe. So rero icyabaye kuri Semuhungu wavuga ngo ni rwangendanye. Umunyamategeko we arapfuye. Ntagaze uko kesi igeze we ngo baburanye bagire ku myaka 2. None se bavuga ko ngari umuhanzi, nibyo koko? Kwabara bigize mu ruhare cyangwa ari we ahubwo ngo yagize. Hanyere nabonye uriya se bashyira hanze ifoto noza afite tentire irimo kantu ka shokora bari kumwe. Uriya wahoze muri genge ya Mugisha? Nabonye muri commentaire ngo ari clash.
agahona nyine yaramugaritse. Nirinze gukoresha amazina kuko harimo amazina wenda atanaribwa na kese ubwo ngo wari inshuti ya Semuhungu agaha amavideo Shaddy bu nta wamenya gusa nibyo nta bindi binini kuri kese ya Semuhungu gusa navuga iki rega kibazo nibyo ejo narimo ngare na Karegera ambwira ati se umupfakazi irasa tati siwe umupfakazi siwe kabiga se ko byamuhungabanye urumva kuba yarabuze uwo yakundaga yawe ni hatari kweli so ni hatari Imana ikomeze ibane nawe ntago buriya umugabo uri mu byago nubwo yaba yarabwiyambuye ariko ibyago nibirobanura aho umugabo aguye ndarenzaho utwatsi ntabwo twe turi kumurimira hitaka gusa iki hari cyo nuko abamukurikira mbona agira followers benshi mbona bamukunda ari benshi ubwo nyine hari nabo nabonye bari kwandika bati se burya arafunzwe ati twe twaramubuze tumaze igihe tutamubona nibyo nyine abantu muri Kwanda uyu mwaka ntabwo uri kubagendekera neza so byaranyemera nijyana abantu kwiga mu Bushinwa nkoresheje Global Education Services ikorera muri Maison Trésor mu 1954 mu Bushinwa ari full scholarship muri diploma bachelor's ndetse na masters muri faculty ya engineering programs business programs medical programs international economy and trade international relations education programs ndetse na international law so dufite ibigo dufite gushakira abantu working permit by'umwihariko mu bihugu by'i Burayi muri Cyprus yo ibigo muri Australia yo ibigo muri Poland hariyo ibigo hariyo ikigo $1,200 $200 ku mwaka ndetse $1,400 $200 ku mwaka kuzamura muri rusange wagana Global Education Services maze inzozi zawe zikaba impamo muri rusange bagane muri Maison Trésor mu Biryogo cyangwa se wamage kuzero 7 2054 JALAS nta muntu ufite ukora amafaranga oya ndavuze ahubwo niba harenga bajye kwa mwarimu Kerema ubwo we arazwi hano ari Kerema seko yaciye impaka niwe mwarimu rukumbi kabisa ku kijyanye n'imodoka imodoka rwose kugira ngo ni kenshi tubibabwira ko provisoire ni hagati y'iminsi 2 n'7 ukishyura umaze kuyibona perimi ngo ishyura ibonye wana na perimi ngo ishyura ibonye yashyize ako kantu iyo ukimara gukubita demarage ugahita ukuraho gutyo ukavanaho ikirenge nibwo uhita uvuga ati harya ndaguhangaye waba polisi akigira gutyo akimara kuvuga ati baguhereze ni wane uburi nyuma demarage iyo ugeze kuri demarage narinzi ko ari umwihariko kuri nge yabinkoreye nk'inshuti kumbe n'ibyaha bose nta tuntu wavumbuye umuhamagare kuri 0788 483 uvugishe mwarimu Kerema agufashe rwose ubashe kubona permis nabonye gahunda ye ngo nitunga permis munyarwanda kabisa okay JALAS ngushimire ku mwanya wawe Angire kagushimire Janvier kagushimire ubwo sari cyo tutavuze kuri ibi bintu ra ntacyo tutavuze ikindi tutavuze bya Semuhungu byo ni birebire nabonye ari n'undi mu mama w'umurundi kazi barimo bavuga kese ye bavuga ko ijya kuba nkiye ariko ese buri Janvier muri analyse yawe ubona ari kiri gutuma Semuhungu arwanya kuza mu Rwanda ubu nicyo bari kuburana cyane Afrika y'Epfo sakashaka warahasaba gusa ibyo avuga ntago ari byo iriya mutifatanga nayo ariyo ntago ariyo kuko rwose twe nta kibazo oya barishyira n'uburenganzira bwe nabangamira uburenganzira bw'umuntu ariko none gusanga umuntu wahemukiye bura nago ashobora kuba atarakira gahunda yacu nk'abanyarwanda yo gutanga imbabazi ndetse n'ubumwe mu Rwanda tugira imbabazi nyinshi kandi n'ubumwe twarabwimakaje abanyarwanda turi umuntu umwe iyo usabye imbabazi
amategeko iyo aguhannye nyine akakugonga urakora igifungo cyabo kikarangira ukaba umuntu usanzwe nk'abandi. naravuze se yaba ari kuvuga ati aho nambariye inkanda nambari ubucocero simpambarira ubucocero. aha inkanda ko yazambariye muri Amerika niho yazambariye mfite amamodoka yanditseho Semuhungu inyuma muhungu wamufunganya amafaranga ko nabonye mu mapingu agomba kumuzana indege n'ibiki byose bigomba kuva mu mutungo we. n'indege arawufite anafatirwa arawufite rega neza bazawukure mu wa JALAS bagiye kumujyana kumufungire mageragere simbikwifuriza ntibinakugereho simbikwifurije gufungwa ntibinakugereho birakubitwa n'inkuba ariko umwe rw'umutungo uvanwa harundi hari umugabo upfa adafunzwe se nuko navuyeyo wenda ntazasubirayo. ari gihe uri gusiza urango ngo urumugo ngafite itafari ari ahantu ubwo rero niba aravuye ushobora kuba uri gusiza ubwo uzagirayo kunsakarira ngaho ntarugira ibihe byiza n'ubwo mufitiye